Yesu we mutuma bamfunga bagufunga kandi yaraguye mu kiyi uriya ni wa mushoferi nakubwiye abakurambere bagushyizeho ibiganza byabo ugiye kongera ube umwana w'umuntu ugiye kohereza ihembe rikuru rero rize uwo mwana rwose ndamufasha nk'uko mfasha n'abandi kandi yizera ko mu gihe gito nguhaye arakira ngiye rwose uzatangariza abandi ubereka ko rwose yakize ababibona bose ku mpera z'isi bose ubereke ko umwana yabaye muzima ngiye gutuma ihembe rikuru rigende rimukorere ibishoboka byose rifatanyije n'abakurambere muga kugira ngo kire biratwaye igihe kingana gute biratwaye igihe gitoya mama Keza bimeze bite muganga arambwiye ngo yamukijije bana we ndashima Imana cyane kubwo muganga nawe munyabashima cyane rwose yamaze koroherwa rwose none se uwo ni wa mwana ongeye twereke mu maso kwiki yewe wowe ukoze subscribe nagushimira cyane nawe utarikora ibintu kugira ngo ikore ujye ubasha kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye ni ya misozi cyangwa ya mihanda tugenda tubashakira amakuru agiye atandukanye umunsi twavuye mu mujyi wa Kigali twerekeza ku Rusumo tubashakira amakuru agiye atandukanye hari umuntu wantumye ku muntu rero w'umuganga no mu diaspora wamuntumyeho wongeye kumushakira uwo muganga bambwiye ko uwo muganga ari kuva muri Tanzania noneho akamufasha urero niwe dutegereje turi hafi yo ku Rusumo ariko ntituramenya ngo arahagana hehe reka tubaze ukuntu ibintu bihagaze reka sohoke mu modoka baze uriya mubyeyi muyoboze ubundi bagezeho ukuntu ibintu bihagaze kamerama sohoka mama tubikurikirane ibi bintu mama kankubaze gato kuri yanjye wowe bucece mu gace umeze neza namahoro umwaka mushya urakoze nawe ko muri kwita cyane se giye guhaha hano mugiye guhaha hano imbere ino santere batamukira Nyakiziba yego ubu kugira ngo umuntu agere ku Rusumo harimo akanya kangana gute se nagahe gatoya mama wakwigura se ukadufasha ukatwika mu santere mbere ukajya mu modoka nta kibazo niho ngiye guhahira tugende hatwereke aho muri santere yanyu wa musaza rero ngo chef hagarara kabisa igishani cyaza muzeye mumeze mute namahoro twategereje twakubuze ariko network yo hakurya iwanyu ni danje muraho neza murakomeye muragumye bawifubite cyane hari habimbeho se habimbeho cyane haramutse imbeho nyinshi cyane mama wowe wigendeye n'ubundi we twashaka twamubonye niko rero ikintu cyatumaga guhamagara cyane kandi twavuganye namwe ati ndi kuva hari umuntu nenzaniye imiti ndi kuva muri Tanzania ngiye kumuha iyo miti musaba ko nanjye twabonana hari umumama uri hanze muri Amerika bita muri Michigan afite umwana ufite ikibazo gikomeye cyane noneho umumama yifuje yuko naza nkaza mu yarantumye mbega mu kimbo cye nk'umunyamakuru nkaza noneho ukamufasha ukamuvurira uwo mwana yagiye mu baganga benshi bamubeshya ajya kwa muganga bino bya kizungu biranga bakajya bamucisha mu cyuma bakabura indwara ariko noneho umwana ararembye cyane turaza kumukwereka kumuhamagara tumukwereke urebe nuko umwana ameze cyangwa nawe urasuzuma urareba indwara arwaye urahita uyibona umufashe nabona namufasha rwose umva rero wamuhura ndabona kibasha mfite imbaraga nahawe na sogokuruza mvuka muryango w'abakobwa batandatu ko bari nge muhungu wenyine
bambyaye yego sogokuruza yaje ngo kundeba kwa kundi baza kureba agahinja angezeho ati muhungu wanjye ubwo yabwiraga data ati uyu mwana ibyo nakoraga byose ibyo nkora byose mwise kibasha muhaye ububasha azabikore kandi azabishobora. Mama we ko byarangiye bakugendeye uretse nabyumvishe ibyo uyu muganga ari kuvuga nanjye buramfite ikibazo gikomeye cyaka ko niba murangizanyije nanjye mubwira icyanjye akajya mugasuri bumfashe ikibazo no kuyobora ikibazo waruje kutuyobora ngo tujye hariya mfite ikibazo kinkomereye cyane mfite ikibazo kinkomereye cyane nanshaka akubye numva ntawo bihuriye oya nese nagenda we kutari wamuhamagaye utari waramuhamagaye ngo none siko ari uko narimba yoboye nkaba nanjye mprofitiyeho ndatomboye reka nanjye mvuga ikibazo cyanjye abashe kumfasha amvura ndumva uvanze jewe umeze neza muvyeyi oya ndagifite gikomeye ndibuze kubwira ufite ikibazo banze muvugana ibyanyu nanjye ndaje kubwira ibyanjye muga none se uwo muntu uramuvurira mu muhanda biragenda ntago rwose mvuye ahantu mu rugo aho nari nazanye imiti ntago nkorera mu muhanda bivuze ngo urajya kumuvurira aho waruvuye gutanga iyo miti se nashakiwe niba hafite tugende suzuma ikibazo cyo rwose mufashe kuko ni inshingano zanjye ubona kuvuga kugenda ufasha abantu bose bagiye batandukanye muhura ubushobozi Imana yarabumpaye abakurambere barabumpaye sogokuruza yarabumpaye ndabafasha niba afite we mu rugo tugende mufashe niba Imana imufashe kambona nta kibazo. Ese ari umuvuzi n'umupfumu ni irihe zina wemera? Nemera kuba umuvuzi nese ababita abapfumu ababita abapfumu ni imvugo bikorera mu kanwa kabo ariko twe turangwa n'ibikorwa dukora kuko ibikorwa nibyo bigaragaza umuntu. Uwo muntu nyine nkuko nabikubwiye uramuvura twese tubireba cyangwa? Ndamuvura mwese mureba ndakubwira ngo abari hanze y'igihugu mbavura tutari kumwe muramunyereka ndeba uko ameze ibyo nkora ndabikora mureba muvure kandi nyuma muzabone ko yakize. Ikintu nshaka rero ntabwo turi bukureho kamera turabikora live tubikore ku mugaragaro abantu bose babireba. Aranakira se tubireba? Arakira kuko ntago ubasha nahawe n'abakurambere nahawe na sogokuruza ntago bunyemera ko navura umuntu ntakire usuzumye nkabona utagomba gukira ndakureka. Okay mama muze mujye kubikorera iwanjye ubwo mujye kwicara iwanjye noneho nanjye mumfashe hasi bireke. Oya nzaba mpaha reka mbanze nivuze. Nyuma yo guhurira mu muhanda tukaza ahangaha no kugira ngo ubanze ufashe uriya mubyeyi nk'uko twaje ahangaha urabanza umfashe nk'uko nakwiyamaje nk'uko cyangwa uriya mubyeyi yamwiye. Ni ukuvuga ngo nakubwiye ukuntu bihagaze ni umwana we urwaye wo hanze umubyeyi wo muri Michigan bisobanura ukuntu bimeze. Ubwo rero ibyo wambwiye byanditse kuri telefoni yabinyohereje abizana n'amafaranga mbega ayazanye ibintu byose ndashaka kubikora live ukamuvura live nk'uko wabinyemereye nk'uko nabikwemereye ariko nawe akabyibonera kuko n'abandi bahanze mu ntara z'isi hose ikintu ushaka unyereke ifoto ye n'amazina ye. Njyewe noneho icyo nshaka nk'umunyamakuru wiyiziye urabona urugendo nakoze kuva i Kigali kurinda ngera ahangaha hano no muri Kirehe ndamuhamagara kuri call video urebe uwo mwana si iby'amafoto umurebe uko ameze n'uwo mubyeyi muvugana. Okay reka tumuhamagara. Mumeze neza? Okay nkuko wantumye wa muganga namugezeho ubu turi kumwe tuguhamagaye live. Eko rwose uko wamungereraho nimba nabasha kuvugana nawe twabasha kuvugana nta kibazo. Icyo ansabye rero ni ukugira ngo arebe uwo mwana uko arwaye amuvure ubundi nawe mukavugana. Ikibazo cy'uyu mwana wanjye nyine wambaye gutya gerageje kuza ahantu hatandukanye biranga ubwo ahasigaye niba hari ikintu yamfasha rwose
ubwo yambwira mwerekane kuri kamera neza ntabwo turi kumureba neza. mwerekana amaguru yose ibice byo hepfo byose. kariya ni akaguru kabyimbye. aho ukoze komeza umanure hepfo. Yego manura ngo hepfo. manura hepfo. Mugabo uri kubibona? ndabibona. Bana yagasani. afite imyaka ingahe? afite imyaka 8. noneho urimo uranyumva neza? bamwita uyu mwana yitwa Keza. Keza. none rero ngiye kugufasha, reka nze muvure. watwetse mu maso se y'uwo mwana? uyu mwana njyewe nkoresheje ihembe ryanjye ubona ko ryaka uyu munsi ubona ko tumbagira hejuru urabireba ariko yego niko rero ngiye gutuma ibigomba gukiza n'umwana. urabyumva? yego. nkurikije ububasha nahawe n'abakurambere. yego. nitwa kibasha byose. ni izina nahawe na sogokuruza navutse aje kundeba amubasha ati umwuzukuru wanjye ngenzi aba ntakiriho wese kibasha azabashe byose n'Imana. ubu noneho uramuvura tubireba natwe. reba kariya kaguru ukuntu kameze. urabona kariya kaguru kameze. akaguru ko kameze ngiye kumenya icyateye kariya kaguru. nindangiza iri hembe uko uyu munsi uzamuka niko rigiye kuzamura ibigomba gufasha uriya mwana akongera akagira akaguru kazima na biriya bintu bikavaho. akakamera nk'ako ngako ndi kureba urabibona. singiye kubikora ureba nk'uko wabintumye. dore amafaranga wampaye ngiye kuyamushyikiriza avura uwo mwana ndayamuha nawe ureba nk'uko wanyize ko ngende mbigukorera. yego. fata uwo mwana urimo kumva. mufate kuri ako kaguru. hari umutoni kese ukoraho gusarambika intoki gusa wagafasheho. abakurambere bagushyizeho ibiganza byabo, ugiye kongera ube umwana w'umuntu. ugiye kohereza ihembe rikuru rero rize uwo mwana rwose ndamufasha nk'uko mfasha n'abandi, kandi yizera ko mu gihe gito nguhaye arakira. rwose uzatangariza abandi ubereka ko rwose yakize, ababibona bose ku mpera z'isi bose ubereke ko umwana yabaye muzima. ngiye gutuma ihembe rikuru rigende rimukorere ibishoboka byose rifatanyije n'abakurambere. muga kugira ngo kirebe biratwara igihe kingana gute? biratwara igihe gitoya, iminota itarenze 20. ibyo ngiye kuba ntabwo arabakize pe. ntabwo ndi Imana, mfatanya n'Imana, ariko ibyo nkora bitewe n'ubushobozi abakurambere bampaye binyemerera ko rwose kibona ko bishoboka. uyu mwana nta kibazo ngiye kureba kariya kaguru k'ingira muvurira ivura ngo amafaranga yampaye. mama Keza reka muha amafaranga nk'uko wayampaye. maze nsome no kugataze ko wayanyizereje no gataye ko akurambere abafasha nako kubarura neza bigendanye n'abakurambere ishobora bitahutse bihuriye no kuvura intoki. birahari n'umuti. mama Keza ubwo turongera tukubaza uko bimeze, twebwe ntabwo yewe inkuru yanyu ngomba kwitara paka amenye uko birangiye. ugiye guhita umuvura? ngiye kumuvura rwose muri abakurambere wacanywe ngubu ngenda akakiza wacu ngaho ndagutema igenda muri gakiza wacu ngo none reka yakaguru gasubira ubuzima dore n'ubufaranga bwawe babuzanye bubeze n'ubufaranga buri hehe? dore ngaya pe ngaya uko navuye
bikuza no kunguko ubu bufaranga ni miliyoni ngaho babyeyi nguwo ngako agashimwe kanyu ngako umwana wacu gakizamo umukize rwose mufata aya mafaranga bataza tuzagira ngo sinayatanze kabe kazima ko kana ni kwa cyane gato gakeneye gutera imbere babyeyi bakuru ngaho tumbe bagombe baje bagambanye mukarinde bagombe n'abagambanye ashige kazatunga gatunganwe kandi kabaho neza amahoro nabindi gasubira mu buzima bwako ubarakira se ubarakira pe twatumye byagiye muhamagare se ndebe ko muhamagare rwose mubaze aranyitabye ka mama Keza aha bimeze bite muganga arambwiye ngo yamukijije bana we ndashima Imana cyane kubwo muganga nawe ndabashima cyane kuko yamaze koroherwa pe rwose none se woni wa mwana ongeye twereke mu maso kwiki yewe mu bwadusuhuze dizi yo ke bite umeze neza hari ahantu hakurya ninjyewe muganga rero ninjyewe muganga ukuvuye ke nicyo wabwira muganga kuzaza mu Rwanda mukamushimira okay rero reka mama Keza urabona ko urakize uko wantumye nagutumikiye umwana baramuvuye arakize ubwo naho ubutaha tuzadukomeza tuvugane kuri telefone Wakoze cyane nani icyo ngiye gukora ni ukuza kubashimira mu Rwanda abo munyamakuru ndamushimiye cyane nawe muganga ndagushimiye rwose urakoze nuko mukobwa wa muri abaganga rwose bashoboye nakwemeye uri umuganga w'ukuri n'ahandi hose nzajya rwose nzatanga ubutumwa ko uri umuganga utabeshya umubere umutangabuhamya nta mubereye umutangabuhamya n'ahantu hose najya nabivuga okay mama Keza urakoze nanjye ubumbaye umutangabuhamya nk'umuntu wahigereye nk'umunyamakuru wiyiziye ahangaha kuri tere ibibaye mwabibonye uko byagenze mwabibonye kugira ngo wakire uriya mubyeyi nk'umuntu agukeneye kugira ngo umufashe yakubona gute dufite inimero ya MTN 078 0 39 13 76 iyo nimero kuri WhatsApp iba kuri WhatsApp umuntu guhamagara umwita ukamufasha yaba amanywa haba nijoro nisubiremo 078 0 39 13 76 ikindi nakubwira nakongeraho ugomba guhamagara ugasanga wenda ijwi si ryanjye ariko hari undi mugenzi wanjye ushobora kukwitaba ubu uri kubwakiriza bwa telefone kandi akagusobanurira icyo wifuza cyose akakikugezaho akaba ari wowe umufasha akaba ari njye umufasha pe mba nyuma yuko umaze kuvura uriya muntu wo hanze uriya mwana we akaguru kakabyimbuka urabona ugiye gufasha uyu mubyeyi okay ngabafasha uwo mubyeyi natwe tubikurikirana akuntu bimeze madanga wambwira ikibazo cyawe wambwiye duhumuzira wambwira uko tumeze murakoze muganga ubu kundeba gutya narashize abantu bambona ngenda ku manywa ariko sindyama sinsinzira ibintu birara binigagura gasagurika gashuhirana gupfa fatire sonda ngaha ese umva ntabwo byoroshye nese umubyeyi ko ndebe uri umubyeyi rwose usa neza umeze neza uba n'ahantu heza kuba ufite iki kibazo niba n'amadayimoni bashobora kuba baranteye ndakubwiye ngo sinsinzira barandeba ibintu bikanigagura nkasagurika mu buriri nkirukanka cyumba umva nkumva sinshaka kuryama ntabwo byoroshye kindi kibazo kindi kinkomereye cyaka amafaranga uyu munsi nayabona ejo neza nkayabura nkashaka icyo naguze nkakibura nkashaka icyo nakoze nkakibura
umva nuko ibyanjye bimeze niba wamfasha rwose wabimbwira kandi ukanabingaragariza. maze rero mubyeyi ubundi ntabwo mfasha abana kenshi mbasanze mu ngo. buriya duhuye nari nje ku mpamvu z'umuti nari nzaniye umuntu. ubundi tuba dufite icyicaro dukoreraho tukagira abashinzwe kwitaba abantu, ariko kubwo ntakiye ngiye kugufasha ngo utabare. amazina yawe bakwita nde? bakwita nde izina ryawe? Nitwa Nyiranzage Solange. Nyiranzage mwene nde? Nyiranzage Solange. mwene nde? mwene nde? Ni ngombwa kubwira data? mumbwire. Niho biracamo. Papa yitwa Ruvakwaya Andrea. mama wawe? yitwa Nyirarukundo Maria. Ruvakwaya na Nyirarukundo. reka mbaze abakurambere dukorana nabo nifashishije kino gikoresho cyabo. iyi ni ihembe rikuru, iri ni ihembe ridutabara, iyi ni ihembe ritabara abababaye. Ukunda rishyongoye cyane. Rirafunguye cyane, niko rifite n'ubukaka. rifite n'ubukaka. none n'iry'iki rihembe? iri hembe ni iry'inyamaswa bita inyemera. inyemera? inyemera. inyemera. ubu rero rigiye kumfasha gufasha uno mukobwa Nyiranzage. ndebe umugirira nabi, ndebe ikibazo afite. urumva menye ikibazo afite. ugiye kumupfumura se? ntacyo. ababyeyi bakuru bakurambere bacu bakuru mugeri kuri barize muri Nyiranzage mu murebere icyo azira, mukubite hasi mukubite hejuru, kuzimujye hejuru bakurambere mutungire murebe, mutubwire icyo azira, mubwira abamutera abamugirira nabi, muvure murebe ko agira umutima urumva hameze hate? Kumva uri gutera. umutima urumva utera? hano inyuma urumva hameze hate? Kumva hari gushyuhirana. harimo gushyuhirana. naho mu mutwe ndi kumva naho bisa nk'ibiri kuyamira. birimo kuyamira. kuyamira. bakuru rero mutubwire muturebe Nyiranzage wacu n'umukobwa kakobwa kanyu mugashyira kaze ku gicumbi bakabwira icyo kazira mukarebera bakagirira nabi. none se mukobwa ko ndimo kubona abo ucumbikiye hafi hano iwawe harimo umugizi wa nabi, urifuza ko byagenda bite kugira ngo ugire amahoro? uramumpanira kandi umungaragarize. ukugaragariza kuko mfite amanegisi abiri, habamo imwe ibamo umukobwa wiga muri universite, indi ikabamo umushoferi w'umugabo. ubwo rero hagati ni waba uwo mukobwa wo muri universite simbizi cyangwa se uwo mushoferi. ubwo kuvumbwiye ngo nabo mu rugo nibo bantu mbana nabo mu gipangu. ese hari ikibazo mufitanye nabo ngabo? ntago nesi ikibazo mfite nuko ndwaye, ntago namenya ngo ikibazo cy'umuntu umuntu yakwanga ngo abikugaragarize. none ko yagutegeye mu marembo utashye, kubimaranye igihe bigenda bikura, kandi ko wifuje ko tumugaragaza, mu gihe twamugaragaza wabyifata muti? mu by'ukuri ngewe ni mumungaragariza mukanamuhana. sente zanyu mu ncyenda zibaha zirahari. twe uduhemba ariko twakugaragaje igikorwa nicyo ngiye kugaragariza, kugira ngo ugire amahoro. abakurambere bacu baguha amahoro, utunganirwe. mugiye kumugaragaza uwo muntu? ngiye kumugaragaza. namukugaragariza biragenda bite? muga numugaragariza naguhaye amafaranga, mfite ubwoba nti bishobora kugira icyo bitanga cyangwa ntibigitange, ariko mfite inka. ndarebamo imbyeyi nayo ndi buyiguhe kuko mwemereye inka ndayimuha ko ibitotsi amajoro yose ntasinzira, ndahangayitse. umva nta mubiri umugirire cyangwa imbabazi? ndayongera. nta mbabazi uri umugirire cyangwa? ntazo. inka ndayongeraho. urabyemeye ko inka ndayongera kuri aya mafaranga? ko yamuhaye yongeraho n'inka? ndongeraho inka. reka abakurambere rero kandi abifitiye ububasha rwose. abakurambere bagutabara. ntabwo ndi kukubeshya. inka ndayiguha. wongere utunge kandi uwo muntu araza cyangwa ntabwo aza? araza. ngiye kumwereka nimba atari hafi se. imbaraga z'abakurambere twarazwe n'abakurambere ziduha ububasha bwo kumugaragaza. ubu se ari nko hanze niba ari hanze y'igihugu, niba ari mu bigabane ya kure,
wamushika ukamuzana ndamushika muzane mwerekane kandi mutwika reba kahore umutwike muga umutwike nagiye mutwike pe uramenye mutwike nagiye si nitwa kibasha waho ubasha na sogoko n'abakurambere kandi ubasha yamaye bunyemera gukora byose bishoboka byose ndamuzana pe none se mugarika nkubaze uravuze ngo niyo yaba ari hanze ngo wamuzana gute ubu n'ububasha iri hembo wera rifite urabona ko rifite amashami abiri aya mashami rero uko agendera mu kirere n'ububasha Imana yaduhaye n'abakurambere baduhaye ariko ubutuma aho yaba ari hose rimuhura rikamuzana rikamugaragaza. None se ntibarize ikibazo cy'amatsiko ngo uhamagara umbwira ngo uri Tanzania urumva ukambwira ngo ninguha amafoto ngo y'uwo muntu ngo uri mu kazi kenshi ngo ninguha amafoto y'uwo muntu n'amazina noneho ndakubwira ndemera ngo utegereze noneho nze kubera ko narindi n'ubundi hafi yo ku Rusumo nko nakoze urugendo n'intuzi Kigali nze umfashe turi kumwe nkuko babibonye ku mafoto uko byagenze umuntu utari hafi w'umufasha ute umuntu utari hafi mbwira amazina ye ukanyereka ifoto ye nta kindi amazina n'ifoto gusa nuri muri Amerika no mu Burusiya nuri muri Aziya abo bose amazina n'ifoto gusa ukamufasha nkamufasha afite ikibazo nkamufasha pe nkuko ngiye gufasha uyu mukobwa nyiranzage wacu abakurambere bagiye kumwereka uwo muntu umuteza ibintu birabe mujobagira n'injoro nindagira mutwike twagiye kandi ndebe ibyo bitangazo ugiye gukorera abyeyi bakuru mutubwira ko kongo kacu mukahamugara umugizi wa nabi kaze uwo mugome nguwo ngaho ngire mutana twese bakurambere mwerekane mugaragaze tikihagira umukuru ngo mukuru yamwavuye mukuru cumbi mukuru wakora ngo kandi muhagira mukubita icyo hagira mukubita igihano mukubita umuriro mukubita umuriro kandi mumuhe igihano ntazongere guhungabanya n'umunyanzaga tukana okay ese muga wakabyara muri muntu w'abandi ntabupfe nababwiye ingende mugaragaza kandi mutwika muga mutuma bamfunga bagufunga kandi yaraguye mu kiyi uriya ni wa mushoferi nakubwiye wavuze ko wabaga muri Anegise ntamuwe namugirira ariko nuko biranjanze ko yahiye none birarangira gemo ese mugabo biragenda bite wowe niba ari igihano bakurambere bamusabiye kandi yagisabye yo gufasha rikashye w'imigirire ariko inka yawe ngiye kuyiguha n'urahaga hano nyiguhaye wabibonye urabibonye cyane inka yawe ngiye kuyiguha nanjye bitatsi yambujije mbibone nawe umva izi ni imbaraga z'abakurambere twaho ibimubayeho nawe yarabyishakiye inkuru ngiye kwisoza ibi ntabwo nabivamo nukuri kw'Imana yarabyishakiye rwose mfite n'ubwoba nanjye umuntu aragurumana neza agakongo turamutwika pe imbaraga ndabyiboneye nk'abantu mwe mudukurikiye urabibonye turamutwika dutanga ibihano byinshi bitandukanye dushobora kumuterura tukamuha mu mugezi dushobora kumukubitisha inkuba ibishoboka byose ese birarangira bite uyu mukobwa nyiranzage wacu yifuje ko tumuhanira umuntu kandi tukamumugaragariza wagamfite ikibazo cyo ko bari bumfunge ntawe ugufunga amaherezo yabira ni nayahe uriya muriro uri kugira ngo umukuru umugeze hano kandi umubone sibyo mukobwa ndamubonye pe nawe ubundi bwo niba umuhaye imbabazi ndakira umva ibyo mukoze birahagije kandi kuva umbwiye ko norohewe kandi ibimenyetso ndabibonye bifatika umva ndaje nguhereze inka yawe nongere ko y'amafaranga rero abantu badukurikiye iki kiganiro ngiye gishoje aha ngaha muganga sinzi ibigiye gukurikiraho ugakomeza avura uyu nguyu cyangwa ibyo bamusaba cyangwa mwishyura n'inka ye yamuhaye icyo kiganiro ndagishoje pe gishoje muganga arayikwiye muga ni icyo wabwira abantu badukurikiye icyo nabwira abantu badukurikiye nabwira ko abagizi ba nabi n'abagome babaho
ariko ibyo gukeka ntibagakeke, bajye batugana nkatwe dufite ubuhanga twahawe n'abakurambere, tubagaragariza umuntu nk'uku nguku ugutera ikibazo aho kugira ngo uce hirya no hino ukeka ubutazi. Nicyo nakangurira abantu bose. Mugabo wakoze rero kuba wemeye no kutuganiriza kandi kuba naguhamagaye ukemera ukaza aho twahuriye uko byatangiye abantu babibonye. Gahunda yacu ni yindi n'ibice mu gace. Ciao ciao.